karamenya gasani turakwitabye kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya kabiri gisanzwe tariki 20 Mutarama 2025. Aha niho tujye guhurira n'Imana. Isomo rya Bibiliya wandikiwe Abahebureyi umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Bavandimwe, umuherezabitambo mukuru wese atorwa mu bantu kandi agashyirirwaho gufasha abantu mu mubano wabo n'Imana. Ashinzwe guhereza amaturo n'ibitambo bihongerera ibyaha. Ubwo rero nawe ari umunyantege nke muri byinshi, ashobora kumva batarasobanukirwa bagihuzagurika. Kandi nk'uko atambirira ibyaha by'imbaga, nawe uboneraho guhongerera ibye bwite. Ntawe ubwe bwite icyo cyubahiro, ahubwo gihabwa uw'Imana ibihamagariye kimwe na Aroni. Mbese ngo Kristo atihaye ubwe iryo kuzo ryo kuba umuherezabitambo mukuru, ahubwo akaba yararihawe n'uwamubwiye ati uri umwana wanjye, ninjye wakwibyariye uyu munsi. Kimwe nuko avuga ahandi ati uri umuherezabitambo iteka ryose wo mu cyiciro cya Melikisedeki. Mu gihe cy'imibereho ye ku isi niwe wasengaga atakamba mu mirongo n'amarira, abitura washoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko agororokeye Imana. Nubwo yari umwana bwose, ibyo yababaye byamwigishije kumvira, maze aho amariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Imana yamugize umuherezabitambo mukuru wo mu cyiciro cya Melikisedeki. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 110. Uri umuherezabitambo iteka ryose, Kristo na Nyagasani. Uhoraho yabwiye umutegetsi wanjye ati icara iburyo bwanjye kugeza igihe abanzi bawe mbagira umusego w'ibirenge byawe. Inkoni yawe ubutegetsi yuje ububasha, Uhoraho azayirambura igere kure uhereye i Siyoni. Ganza ugenge abanzi bagukikije. Wahawe ubutware kuva ukivuka, wimikwa ku misozi mitagatifu, mbese nk'urume rutonda mu museke, uko niko nakwibyariye. Uhoraho arabirahiriye kandi ntazisubiraho na gato ati uri umuherezabitambo iteka ryose ku buryo bwa Melikisedeki. Uri umuherezabitambo iteka ryose, Kristo na Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko umutwe wa 2 umurongo wa 18 kugeza ku 22. Umunsi umwe abigishwa ba Yohana n'abafarizayi bari basibye kurya. Nuko baraza babaza Yezu bati niki gituma abigishwa ba Yohana n'abafarizayi basiba kurya naho abigishwa bawe ntibasibe? Yezu arabasubiza ati birakwiye se ko abakwe basiba kurya umukwe akiri kumwe nabo? Igihe cyose bakiri kumwe n'umukwe ntibakwiye gusiba kurya. Ariko hari igihe umukwe azabavanwamo, ubwo rero bazasiba kurya kuri uwo munsi. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko abigenje atyo igishya cyakuru igishaje, maze umwenda ukarushaho gucika. Nta nushyira divayi nshya mu masaho ashaje, kuko divayi yasandaza amasaho, maze divayi ikameneka n'amasaho agapfa ubusa. Ubundi divayi nshya bajya bayishyira mu masaho mashya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, muhumure ineza ya Nyagasani. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi ijambo ry'Imana rijya rigufasha. Buri munsi ijambo ry'Imana rigera imbuto wawe. Buri munsi ijambo ry'Imana rigukize, ritambuke mu mutima wawe, maze rijya aho rikuvana naho rikugeza, maze rigira icyo rihindura mu buzima bwawe, bityo nawe aho uri mu buzima narinjye kuvugaho guhindana, ugarukire Nyagasani maze uhinduke, wemere inkuru nziza, uwo mu Kristo nyawe. Ijambo ry'Imana rya buri munsi riguhindura uko Kristo ashaka. Ngo umunsi umwe Kristo yagiye gukomezwa. Uwo mu Kristo yari mukuru, nibwo yarakimara guhabwa batisimu. Nuko umwepiskopi atangira kumubaza ibibazo byerekeye nyine no guhamya ukwemera. Ngo akaba yarafite ingorane mu kuvuga neza, bishoboke ko avuga ururimi. Batangira bamubaza ibibazo byerekeye no kwemera kwe, hanyuma nyine baze kumuha isakaro ryo gukomezwa. Umusaseridoti aratangira ati wanze shitani ndavanga, n'imihango yayo yose ndavanga, n'ibyo dushukisha byose ndavanga. Neza wa musaseridoti yibaza uko ari bubigenze. Ese ndamukomeza ko ari kumva ari kuvanga? Ese ari kubyanga cyangwa ari kuvanga?
nuko bikomeza kumubera urujijo niba uwo mukristo ari kubyanga cyangwa ari kuvanga. Birangira afashe icyemezo bishoboke ko nawe yari yumvise ikibazo afite, ati Ecclesia Supplete, kiliziya izabigorore. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Turasaba inema muri amasomo yo gutavangira Kristo. Turaza kubona ko muri ano masomo kuvanga bingana kuvunika, bikaza kurangira gusandara bitabuze, gusenyuka ndetse no gupfa bitabuze. Amasomo dufashe ko abakristo nyabo batavangira Kristo, batavangira ubukristo bwa Kristo. Uze gusoza uyu mwitozo ureba ahantu hose wagiye ubivanga, aho guhakana ikibi, aho ukajya uvanga ukavanga ikibi n'ikiza, ukavanga ubukristo n'imigenzo mibi, ukavanga ubukristo n'ingeso mbi zo kwa Sekibi, ukavanga Kristo na Sekibi. Dusabe inema yo gutavangira Kristo. Isomo rya mbere riratwerekeza kurangamira Kristo, umusaserdoti mukuru, umuherezabitambo mukuru. Ridusaba ko abakristo nyabo batavangavanga, kwina ko abakirumira habiri mu bukristo. Twongere twibutse ko muri batisimu dusa na Kristo, twambara Kristo, ariko no kwibaza niba tutambara ubukristo aho kwambara Kristo. Nibwo uzasanga bamwe bafite ubukristo ariko batari abakristo. Nukwibukiranya ko muri batisimu mu gusa na Kristo tugira uruhare ku busaserdoti, ubuhanuzi n'ubwami bya Kristo. We musaserdoti, umuhanuzi n'umwami ku buryo byuzuye, umuherezabitambo mukuru. Rero iyo uzi ko hari umuntu uri kwigana, ukora ku buryo utamubeshyera. Yamvuga igira iti utumekiro badaherukanye agera akamubeshyera. Nawe rero ujye urebe niba muherukanye na Kristo cyangwa niba ari ibihuha kuri wowe. Ibyo rero niba mudaherukanye na Kristo ntabwo uzahwema kumuvangira. Ikigaragara iyo tuvangira Kristo niwo wivunikiramo, niwo bigwamo, birangira usandaye. Zaburi idufasha kuzirikana ku isomo rya mbere ni zaburi y'ubwami, psaume royale. Ni zaburi nanone twerekeza kuri Kristo, tugomba gukurikiza ndetse no kwigana. Uri umuherezabitambo iteka ryose, Kristo na Nyagasani. Amen. Yaba narinzi ko nigana umuntu ukomeye, nagombye kurushaho kwitwararika ngasigasira ubukristo bwanjye aho kubuvanga n'imico mibi n'imigenzo mibi ya Sekibi, ingeso mbi, ngirinda kubivanga. N'ivanjiri y'ino munsi nayo iradusaba gutavangira Kristo, ubwo bari kugaruka ku mugenzo wa gipfura wo gusiba, logene, aho turi kumva abafarizayi ndetse n'abigishwa ba Yesu bari kujya impaka ku byerekeye no gusiba kurya. Gusiba ni umwe mu migenzo y'umukristo, ariko ntabwo ari gusiba ibyo kurya gusa, ahubwo no gusiba ingeso mbi, ugasiba icyaha, ugasibura amayira ya Kristo. Ndifuza cyane ko twatandukanya amagambo abiri dukura ku magambo y'ikilatini adufasha kumva uku gusiba kw'abafarizayi n'uku gusiba kw'abigishwa ba Yesu ari gushaka ko twanyura mu nzira ye, bityo nitumuvangire. Hari amagambo abiri avuga ikintu kimwe, avuga inzira. Hari ijambo bita via bikavuga la route, hanyuma hari n'iri jambo rita itineris bikavuga ngo le chemin, nabyo ni inzira. Ijambo rya mbere via byerekeza kuri la route, inzira. Naneho hava ijambo routine, ibintu by'umugenzo, ibintu by'umuco karande, no gupfa gukurikira ibintu bihoraho, ubuzima busanzwe. Birasanzwe, ni umuco, reka tubikore. Ubwo n'ubuzima bw'abafarizayi, niyo nzira nyine akenshi birangira uri kurenga inzira, la routine. Naho iryo jambo rya kabiri itineris rivuga ngo cheminement, aho kuvuga routine ahubwo bavuga cheminement, n'urugendo. Urugendo rw'umukristo n'urugendo mpaka ageze kuri Kristo, n'urugendo rurerure rwo kwihangana. Ntabwo ari umuhango, ahubwo ni igihango na Kristo. Ntabwo ari ubuzima bw'umugenzo, ahubwo ni ubuzima rw'urugendo hamwe na Kristo. Mu gihe abafarizayi n'abigisha amategeko ndetse n'abigishwa ba Yohani babikoraga nk'umugenzo, rutine, abigishwa ba Yesu bategetswe bagomba kubikora nka Kristo, kwishimana na Kristo, kugumana na Kristo, kubana na Kristo, ubuzima hamwe na Kristo. Ubuzima hamwe na Kristo rero ni urugendo, cheminoma, kugeza Yesu akugejeje mu ijuru. Naho ubuzima bw'umugenzo, rutine, ni ubuzima bwo kuba mu buzima busanzwe uvangavanga.
rero dusabiremo kutavangira Kristo, ahubwo tugendane na Kristo, dukorane na Kristo, tubeho nka Kristo, urugendo hamwe na Kristo, gukurikira Kristo no kumukurikiza buri munsi. Rero uyu munsi natwe hamwe n'amasomo umunsi dusabiremo kutavanga amasaka n'amasakaramentu. Ubwo Yesu aduhaye ingero ebyiri zo mu buzima busanzwe, ubuzima bw'umudozi uko agenda adoda, kwenda gutera igitambaro gishya ku gishaje, ibyo byose bishobora gusambuka, ndetse n'urugero rundi rwa divayi, utavanga divayi nshya mu masaha ashaje, divayi y'isoko y'ibyishimo, kwirinda kuvangira ibyishimo. Bityo ubuzima hamwe na Yesu no kwirinda kubabara. Mu gihe Yesu turi kumwe na Yesu, umuntu wese utari kumwe na Yesu arababara koko. Ngibyo Yesu adusaba n'umunsi gutavangira inyigisho ze. Yesu atuzana inyigisho nshya, agatubwira uburyo tugomba kubaho nkawe, ariko we nanjye hari igihe tujya tumuvangira. Akenshi ugasanga turi gukurura ibishaje tukabivanga n'ibishya bya Yesu, kuvanga imico karande n'ubuzima bw'ubukristo. Nawe wongere urebe aho wavangiye Kristo, maze umusabe imbabazi wihane. Ejo n'ejo bundi ubuzima bwacu na Kristo butazapfa ubusa, butazahungabana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umudogiteri wari warize bikomeye cyane, ariko amara igihe kirekire ari muri chômage, nta mirimo afite. Bishoboke ko yajya gushaka imirimo ariko akayibura. Nuko igihe kimwe kiza kugera, bya bindi by'uko nyine ubuzima bw'igishwi afata igikibiribiri, aragenda ngo ajya kuri sitasiyo ngo ajye gusaba akazi. Uwagombaga kumuha akazi ngo amaze kureba dokima ze, impapuro ze, diplome ze, arishima cyane, aravuga ati koko uyu muntu kuki yimwa akazi, kuki yabuze akazi? Yahise atekereza ko bishoboke ko ari ishyari ry'abaturanyi n'abandi benshi bakunze kugira amashyari mu buzima, bakaba baramwimye akazi. Nuko bamwemera akazi ko kujya acuruza essence kuri sitasiyo, kugurisha essence. Ubwo rero iminsi yose amaze atabona akazi, ngo akaba arafite ingeso mbi yatumaga batamuhereza akazi, kandi ari dogiteri. Ngo yanywaga itabi ku rwego rwo hejuru, ku rwego mpuzamahanga, itabi ryinshi cyane. Akenshi yageraga mu kazi baramwirukanaga kuko batihanganiraga uwo mwotsi w'iryo tabi. Nuko agiye gusaba akazi rero, umukoresha ngo amuha itegeko, aramubwira ati rero hano kuri sitasiyo birabujijwe guhanywera itabi. Nuko wa mudogiteri areba hirya areba hino, aravuga ati ariko ubundi nzabishobora, ko biri kose nzihangana, sinzanywera itabi hano ku kazi. Nuko amuhereza akazi, atangira gukora. Yakumva inyota imufashe itabi kubera rya tegeko, nuko akihina mu gihuru akajya gutumagura itabi, yarangiza kuritumagura akagaruka. Igihe cyose akomeza koko gucuruza essence, akomeza gukora kuri ya sitasiyo. Yakumva inyota imufashe ashaka kunywa rya tabi, akihina mu gihuru, akihina mu gihuru, ubundi akagaruka ku mirimo. Igihe kiba kirekire abikora cyo, ntihajya n'umwe urabuka ko ajya mu itabi. Igihe kimwe kiza kugera, byari n'ibyo kwa Nyakibatarara bushyitsi, ngo kuri sitasiyo ngo patron we ntiyarahari, nta n'umuntu n'umwe uhari. Nuko aravuga ati ariko ndiruhiriza iki kwirirwa ajya mu gihuru? Nafasha agatabi kanye nkagatumagura, ko none nta wundi mbona, nta wundi uzi. Nuko kagataba agashyira ku munwa, aragatumagura agatumagura. Mu kanya gato agiye kubona abona umwotsi urazamutse kuri ya sitasiyo. Sinirwa nkubwira uburyo yahiye n'uburyo baje gutabara, bamwe nyine baje no gutaba. Byaje kurangira ya sitasiyo ihiye, nawe ahiriyemo. Nuko bahomba umuntu batyo, bahomba na sitasiyo batyo, igihombo gikomeye cyane. Dogiteri bakristo bavandimwe, nimugira amahoro. Uko niko ubuzima bwo kuvanga birangira. Akenshi hari igihe uvuga uti nta muntu nduzi, ugakora amafuti, ariko kibagirwa ko Imana ikuruzi. Ngo kuko nawe nanjye nidukomeza mu buzima turimo kuvangavanga, nguko ubuzima bwacu buzarangira. Umwe azasandara, undi ameneke kubera kuvanga. Dusabe inema gutavangira Kristo. Umuhanga navuze ati ujye witondera ikintu uri gukora rwihishwa. Niba ari cyiza kizakubyara imigisha myinshi cyane, ariko niba ari kibi nanone kizakubyara umuvumo ukomeye cyane. Twongere ture mu buzima bwacu nk'abakristo, niba tutajya tunywera itabi kuri sitasiyo,
cyangwa niba tubujijwe iryo tabi ariko tukaba turifata rwihishwa ntawe uturuzi, igihe noneho ntawe uzaba uri kutugenzura bizagenda bite? Nibwo umuntu rero ashya. Kubera iki? Amaso y'abantu uri kuyirinda ariko kiragirwa ko Imana yikuruzi. Aho uri hose ujye uvuga uti uzi ko Imana induzi, uko ndi kuvanga uzi ko Imana induzi. Nk'uko mu buzima busanzwe akenshi ureba umuntu ukavuga ati harya uri umukobwa cyangwa uri umugore, ati ndavanga. Uri umusore cyangwa uri umugabo, ati ndavanga. Ese uri uwihaye Imana cyangwa ushinze urugo, uti ndavanga. Neza neza ukibaza ngo harya uri umukristo cyangwa uri umupagani, ati ndavanga. Nk'uko akenshi mu buzima bwacu dukunze kwikiriza ntumenye ataryo nyuma washize urugo. Uri uyihaye Imana, uri ihene, uri intama, uri ikirura, bimeze bite? Nuko ubuzima bwacu bukaba ari ubwo kuvangira Kristo. Ese wowe ntawe wateje urujijo mu buzima bwawe? Ntawe ujya uteza urujijo? Rimwe na rimwe ntibamenye aho bagufata. Ubuzima bw'urumira habiri kuba kirumira habiri. Ngubwo ubuzima bw'umukristo ubaho akambije agahanga, ubaho abuze ibyishimo. Ubuzima bwo kubura ibyishimo bushingiye cyane cyane gukorera Imana ku manywa, tukambara ubukristo nk'umwambaro nyine twaha muri batisimo, ariko nijoro ryagera tukambara ubusa. Ugiye kandi gukumva kwambara ubukristo ku manywa ariko nijoro tukambara ubusa. Kwambara ubusa nyine nizagishumbiza ubusambanyi, ubusinzi, ubusambo, ibyo byose birimo nyine ubusa. Nuko tukambara ubusa. Kubera iki? Kuvanga. Ngiyo ingaruka yo kuvanga. Birangiraho kuba twari kwambaye Kristo twambara ubusa, igisaba gitabuze, bikarangira nyine utishimye kuko utari kumwe na Kristo. Wongere urebe ahantu wambuye Kristo ukambara ubusa, wongere urebe kandi abo wambuye Kristo ukabambika ubusa. Dusaba inema yo gukurikira no gukurikiza Kristo buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.